Patel. Yona. Ushaka gutungura umwana? Nje gutungura icyana cyanjye. Agatunguye wabigenza. Nababara nabo. Shitani hande natabunza no kuri gol. Shitani ntagamwita. Crush wawe yitwa nde? Yitwa Sifa Solange papa. Yitwa Sifa Solange. Na shitani yaje kugogera. Shitani magana. Shitani magana. Basi akoboye bahageze kare ikibazo hari inzoga zirimo. Oya. Bakijya gikoresha inzoga. Shiri wanjye ziko ndi umusila. Nibyo ni. Mumbabarire. Vuga niba ni ndaya yawe tumenye yoza urakunda nasi ni crush we muri iyi minsi Oya ni crush wanjye ibihe byose ko tumaranye ukiri crush se yandi mitimiko izanze abasaza imbuye inshuti yagiye kumushyikira azi tungure turebe uburyo abyifata icyo kibazo hano twamubeshye ko ari inyama twari nawe rero ntabwo yagotwa murabizi ngo ku nyama y'umukobwa ku nyama y'uko barabona ikaba muhamagaye aze tumutemo turebe ukuntu abyitwaramo ndetse no muri icyo kigo bishobora kuba umukobwa urabona muri uwo mwashyizeho kamera kandi buriya umuntu ushobora guhamagara kugenda yani hajya n'ibintu ntabwo bishobora ko umukobwa ashobora kuba atari umugabo oya ntabwo ari ubwa mbere kandi uri gutinya kumuva bamwita Sifa Solange ntabwo yabitinya rero gahunda rero ugiye kugutumbura agasohotse ndetse ikibazo kiri ngenzi ubu barayifata bareba icyo koze n'ubwo n'abafana bafite agatebe kangana gutya ugize ibyago ugasanga ari mu ishuri wowe uri kwivugishwa ibyo bintu ngo ni karashi reka nawe abizi si bite umva se si umva nyine mubwire uri kunyumva mva mu rusaku mabere umva nyine ngewe iki nyine nahageze nese ugeze hehe wahageze se umva nicaye hejuru kuri furo yanjye muri gatanu umva umwe n'undi mushuti wanjye umwe wenyine mani umva inkoko yatunganye sho oya ni hejuru ya pisine ndaje murebe nta kibazo sawa reka nze duhure ntabwo ntarimo inkoko ntabwo yabyara ukibona hariya agakoze akaboko umufata kari kujya nyine cyane cyane
Usabye barabaye. Wewe bataya. Patel ntabwo uzabishobora. nanjye nihishe hariya reka nitsimbe kansimbe kamera Wewe tsimba kamera. Ubundi kubameze abantu b'abantu babyumve. Uba turi hano. Kugira ngo babo kwekera guterenga kuri kamera. Ibindi ubwibutso. Ati tujye tumenya ko abantu benshi batunzwe na kamera. Agerageza kuza kwa kamera. Ari kugusekeka ukahita bayikuta mu maso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Sifa. Happy birthday to you. Hace Patel. Bita beba. Kuko utarira. Utarira bita kutarira. Kureza n'indagiro. Marima. Sega n'umuntu ufatwa n'igisho. Ahubwo ndibona Ariko mukunda inkoko. Ubu ngubu inkoko ni ikuzamuye. Imana yanjye. Mukunda inkoko. gusa ari kubabagara nawe. Mbese. Ukunda inkoko cyane. Ninatubwira Ugira gutya rero umurimo. Ngaho urya inkoko. ariko bakobwa ni nk'uko mwaragize Ariko maze mwazicisha. Ubundi iyo ukuvuga inkoko tugizanye ukuri utera amagi. Wenda ngo tuzayarare bagaca. Use wabiteye ayiye. Ukunda inkoko gusa. Umbaza mbona n'isego yabonetse. Gusa. Jefti igikurashi cyiza ariko none umaze kumarikana n'ikimariza utakigurira agakeke wakigurira uzakagurira akinongera kurashinze wa marugo byakije Ni wowe wamurashinze nagajya mukurashinze hagati ya nyamuduga cyabyimuko mu bivamo n'agashwi ugate keke turi byari byo yakubwira iki rero umuntu niba aba yishakira inkoko ariko si reka nyemugure umugurira inkoko Ntabwo yaguciye. kubera ko ntabwo njyamura benshi bakoze anniversaire kumva mbona bagira utanga ariko ni mukatu ntabwo mwakumva amatwi yanyu njyamo bagira bana nibyo ntabwo nacyafatiye Ese Patel ari kumatanya n'ikeke. mbese ijombore munye iyo gice gisate cya keke ese kuma muri wakase kumuri kata keke nka wanya ni icyuma Crush wawe. Ate wajumbera ko bari je. hano ni umwana
nta bintu bya romantic crush. Kandi wari kubaho Byanga byirire se. Mukate mugora kugira. abanza kunyereza Ja. Mutamike. cyose kandi kimarire Yima yo sinjire mu fresh. Wala. Yijemo fresh yose we. Bamwatuye namwe Mukate rero. Yuko mbona ntasa. Ubundi muco nyarwanda iyo umukobwa amaze kujyana kwisonza bahita keke. shita nta kuntu wangiraga crash nawe ukazanungura ahubwo njye mbonye abandi Ndashaka crush. Nawe mangateke. Banavukanye imyaka 49. Habe nta mukobwa yari nkundana nawe. ngwego bora Hamwe. Patel ngabonye nyashya. Nabonye nyashi. abonye nyashya Cyako nanjye ngize imyaka 47. Ntabwo ndakora anniversaire. Ikagenda no kuri anniversaire ndakora. Namwe Imana anniversaire ndakora. Kandi seri. biri serious Njye ntabwo nzigenda vuki gusa najya kubeshya abantu. Imyaka 42 wadufata y'abanyarwanda bose tariki ya mbere z'ukwa mbere Njye nabya. ngize imyaka 41 nta ngomba gupanga ukuntu mugiye Abantu babiri misaro mwana. Unendi yisara shumi. ngaya masaro Size mutambwe ko arimo amasa. nawe ushya mu mata kanake serivete ushamwa dara fegeta iyo babwiye bayabwiye akibaza kugira imyaka 21 nta habe na anniversaire nta n'umukunzi bye nguru umukishita umubwire hejuru Patel uri kwibagirwa kamera muri ibimara shawe Nabyase. Narigibwiye giro kose kirahicura. none se bwana wanjye uri imfuko y'umunsi wawe nakuragiye uraragika uri kwiyumvute rero yigirishije amasoro rero murakoze kumutumira reka ngire icyo mvuga reka Sifa abanza avuge ntabwo washije shita muri gutinda subiza amana y'abanyarwanda bagenzi bawe ikodi iriho mu bwanwa sho Acha Sifa na Keza. Sisi mubekine ntabwo. nibwo muhuye ni bwa mbere muhuye Amubonye mubyibuhije wa gicucu. ese gufata urapunze shaki Jundi yarafweshe. umva data kamusubiza Bebe ziko ujye kuzanira ikanyo rye keke. oya nari nyine Barakubajije uriyumva gute uri kwiyumva kuri uyu munsi wawe Udasanze ari inkoko. rero twanasanze ari inkoko birambabaje nta nkoko ihari se biri se ziri munsi Abo rya keke biba bitanu. Rero n'amazi ya fanta fanta winywera inkoko urashaka inkoko. Ashaka inkoko. nyine bakoze ukuntu ndi kwiyumva byo biratangaje kubera yaduse nyine n'umwana mubi nzi ko ari inkoko noneho anniversaire yanjye igihe yarangiye Barimo barayipfubu. anniversaire yanjye ntibashimira Barimo barayipfubu. muri no urakiye Oya ariko uko se ko rwaraye. uracyari mu kwezi kwawe uracyari mu minsi yawe sho uko zina kurashira uracyari mu n'ubundi ndacyari mu minsi yanjye Nyine uracyari mu minsi yo kuragira. ndacyari mu minsi Minsi yawe yawe. uracyari mu minsi yawe minsi ye mu minsi Minsi ya.
uracyari mu kwezi kwawe shita nawe utangira kuvanga ibintu mu kwezi ko mu muhango kwa bafude ku munsi mukuru w'amavuko. wabyumvise ko ari mu minsi ngo niba ni iki izi story ziri hano kuri no keke murayibishya nakasamutwe Deixa eu cuidar da própria ni iki kintu aka kanya kiri ku mutima wawe wabwira umukunzi wawe ni crush crush wawe murakoze namwe mwese namwe tukakubwira mbasubiruka gukora bino bintu byose ushatse kuvuga iri joro ni njye nawe yagize cyane bavuga byinshi mperuka kubikora kera kumutozora kumva nyine byanshimishije nyuma y'imyaka kuba ntubize arumva ikindi kinshimishije ni uko nongeye dutangiye indi chapter y'ubuzima dutangiye indi chapter y'ubuzima ariko wumva ntacyo mbura yitangiye byatanje nyine kuba ngubu ewana life is ikindi cya kabiri ni cyo kintu umuteganyiriza nka crush wawe aka kanya ndamuha akaziza ariko wakabikoze nawe yavuze nyuma ngaho tugenda ibyo ni ibibazo wari cyakubabaje nta kintu cyambabaje cyo kusana ntango aha nta kintu cyambabaje Sifa ukimara kubona icyo wari utegereje kubona atari cyo ukabona ikindi gitandukanye n'icyo watekerezaga wabyakiriye gute ukahita ubona wabyakiriye gute nyine biranshimishije ntabwo umva kuko nababwiye anniversaire yanjye imaze igihe ibaye ntabwo utekereza ko hari umuntu waba ukiri kubitekereza umva n'umuntu waba abifite yaba yaravuze ngo yabyiye mu bindi mwaka kuko numvaga nyine byararangiye byaranangaga ndapfa ni njyewe nyine numva birarangiye igihe cyose nagize nagiye kumuromba kuri telefone ngo hari inkoko iri n'umuceri usanga ni ifarini nayitemye kuko nimye kuri inkoko iri n'umuceri uravuze ngo crush we bakubwiye ngo hari inkoko none ugeze usanga harimo ifarini kuko wabyakira ute kuba ugasanga ari inkoko kwari kutangerageza ngo none reaction uturumva nzi ko ni inkoko uri mu mafarini ariko nabonye ndabikunda ndabikunda bibaze ko nyine ari byo byanshimishije nyine niba koko nari nigeze yanshimishije ariko nyine yanshimisha ariko iyi boro y'amani nyine murantangaje sinzi nishimye mana yanjye nabwira ko nkunda noneho ikindi cya kabiri cyakabwira kubaza mubwira ijambo nyamukuru ryiza riri ku mutima wa kakanya rifungura amarangamutima yiwe aragenda guhora n'amaraso yiwe agatemba mu mubiri nta jambo ryewe mfite riri gukabyanwa kuri ya shitani cyane rimwe aravuga ngo rigafungura amarembo riragira ngo émotion champion c'est émotion nyine Patel yakoze niyo wabitekereje se ibintu cyangwa ni wowe wabitekereje mbese njyewe tubwira okay crush wanjye wakoze cyane kuntekerezaho no kunzirikana nyine ndashirira okay hakitwa kwa panzi cyo kumufata tukaboneka muri pisine murabizi
noneho sinzi koga nahita mbyanga keka yo mfashe wawe ndamusangari ndamuzibone urasa n'ijuru kandi niyo mshaka kwimutse nawe upfira oya nahita musanga mu gahore uremo amazi tubona Patel bwa mbere ntabwo wagize mu muzungu bwa mbere ahubwo n'ikintu duhura nyaguhura twari muzi naramubonye ko ari umuzungu ariko anasamuye indi ukuntu uri kumva nyine ariko nari mbizi ko asa gutya ariko mbizi avuga n'ikintu urumva rero kereka ahubwo nkimubona bwa mbere nabonye binangaje bibaye ngombwa ko mukora ibintu ko ari umwana wabanza kuvuga ku ipaki ntabyo twakora kubera ko biba ni kubashanya ntabwo ari sheri wawe bitandukaniye reka tubaze ikibazo cyane kambafungire ibibazo crush wawe ufite sheri bibaza ibibazo bikomeye yego cyangwa aho yatiteguye wamugana ufite sheri ufite sheri ntabwo uri proud ntabwo ufite sheri uri ufite besto se basi iya ababesto ndabafite benshi mukuru wawe reka wari crush reka njye reka mbwira wowe tuzakundana yakoba aya yigira exo crash ubwo umuntu aba aramusariye barasaranye ariko iyo basaranye birangira bagize bate bakunda ibyo bibaho ugasanga n'agasanza bakagira utabonye urukiko bagirana nyine rata ko mbabwire reka dushimire abantu bakurikiranye uburyo nyine bawutunguyemo ntekereza ko wenda ubonyemo isomo utangire kuvuga gushaka ntabwo uzi ikintu kirenze ntutera amagi ikintu kirenze hari hashize imyaka 2 n'igice hoteli duhuriye kuri kamera nyine ubundi ntabwo ari ubwa mbere mukoranye kuri kamera oya ntabwo ari ubwa mbere urumva nta nubwo ari n'ubwa nyuma ahubwo ubu ngubu urugendo rutangiriye hano siko twabivugana urugendo rutangiriye hano ubu ngubu batwitega ubu tugiye kurya ntabwo mugiye kuba nka oya ntabwo twe turi bukurikize bariya bana n'ababesto twe turi abakurashi none natwe tugiye kwereka uburyo abakurashi babaho bari ababesto batwereka ko ababesto babaho natwe kwerekana ukuntu abakurashi babaho barabesto sora bizera pati barabizera niyo bagenda muri Nyungwe buriya natwe ibyo ndi kubavuga wabona natwe ibyo bazatuvuga ndetse we ariko muri kuyoza niba ari ababesto n'ababesto ndetse abakuzi bo nibyo badushimira abantu rero kugira ngo utaza bitewe n'ibintu twumvishije hariya hirya ni igitangaza ko mwakoze kudukurikirana ikindi